kandi bisanzwe no hari inyenyeri bimuriho Gitafu n'umurara Gitafu rembwo Gitafu muzamu unaga mumuzi mwese iri imbere muzamumenya Gitafu kabanza gake muyamuhe Gitafu komeza nawe ufata yawe kurama yawe gira vuba tangira usore n'ubugoma Gitafu mu minsi iri imbere do azasohora ingoma kandi muzabibona kandi ingoma ya Gitafu mande muni hiti yo Gitafu yegeranye ibiceri ndabizi ko nawe uryamiye amajanja uzagiye kureba Element uyise uyingu ni Element Tifa nzaza tabagwe ariko kandi mbere uko nzana tabagwe nzategura show Nyagatare homecoming concert eban murabyumva namwe murabyumva kabisa eban umuntu witwa Gitafu mukomeze mumuhe akazi mukomeze mumushyigikire Gitafu n'umusani mwiza n'umukomediye mwiza kandi Gitafu ari mu bantu bazatinda kuri chat Gitafu azatinda kuri chat azatinda kuri hit Gitafu in case you don't know kambi babwire mbere kuko ubwo ndabizi haraba mu minsi imbere hari abazatangira ndabazi avuga ati ariko uyu nguyu we ni ibikira ibi ni ibiki arimo ra ariko na Jackie nuko yaje muvuga ngo ariko uyu ni ibiki arimo ra ubu ngubu Jackie ari mu ndirimbo ari mu bantu bakoze indirimbo mu mateka y'u Rwanda yuzuza miliyoni kuri YouTube kubera ko hari abahanzi benshi bakoze indirimbo ntizitigeze zigera miliyoni ibyo bintu Jackie w'u Rwanda nguyu hano nago ibyo bintu mugomba kubimenya mukanabyuba hari abahanzi bakomeye bakoze imiziki bafite n'amarubumu menshi batigeze bakandagira muri 1 million views on YouTube ariko Jackie w'u Rwanda hano yaje abantu bamuseka bavuga ibiki n'ibindi uba bamvuze bari hehe nibajya imbere tubarebe iyo ni indirimbo ya Jackie na buri nguni na buri kantu amazina buri nguni buri kantu Jackie w'u Rwanda umva hanyuma itangazo rindi nsoreza mu yandi matangazo nari bafitiye dufite igitaramo tariki 19 z'ukwezi kwa 9 uko kwezi turimo ni igitaramo kizabera Lugogo Cricket Oval hano muri Kampala ni igitaramo cya Omega 256 mugene mu murebe kuri Instagram ari mu bantu bakeya mu bantu 15 followinga ngewe followinga n'umutima wanjye wanyemeje kubakurikirana kandi bitarimo uburyarya bitarimo kuba wakurikirana umuntu kubera uburyarya kuba wakurikirana umuntu kubera ko ngo nawe gukurikira kuba wakurikirana umuntu kubera ko ngo oya bitarimo uburyarya abantu 15 nkurikirana harimo umuntu witwa Omega 256 mugene mu following mugene kuri channel mukore subscribe muzaze no mu gitaramo cye tariki 19 z'uku kwezi Rugogo Cricket Oval nanjye nzaba mari au perform live irindi tangazo Yago Pandem Yago Fondat mugani wa Gitafu nabonye we yaranyise Fondat ni Fondezi harabanyita Pondezi harabanyita Fondati harabanyita iki urabyumva so nyuma y'igitaramo cya Omega dufite igitaramo this is a special announcement hahantu mwansabiye mu mavi ahantu ngiye kwibakubitira hahantu mwansabiye za ndirimbo ahantu ngiye kuzibakubitira big announcement 29th of September Nomad Kampala Uganda Yago Pondat Yago Pandem live in Kampala live in Kampala album listening party TikTok people mwana muje mu bungi Nomad Kansanga with day ya tariki 29 hazabaho kumva alubumu yanjye alubumu ya kabiri bizabera Nomad ni ibara riherereye hano Kansanga ni ibara rizwiho
gupromotinga imyidagaduro mu gihugu cya Uganda, gupromotinga abahanzi mwese abanyarwanda mwifuza kuzaza kunshyigikira. None ikintu kirenze, hari tables, hakaba na invitations, ariko noneho entrance is free. Ushobora kwibaza ngo bimeze gute? Entrance nomad is free. Ubwo umuntu uzishyura n'umuntu uzagura table. Umuntu waguze table ni ugomba kwishyura, ubwo ni table azagura igomba kubiriho na bottle. Hanyuma hari n'abantu bagomba guhabwa ama invitations, bazaba bahari baje kumva iki album. Ku bandi bantu bose basanzwe rwose bashaka kwirira party badafite n'amafaranga yo kwishyura, you most welcome. You are most welcome. Yago Pandem live in Kampala 29th of September. Yo, big energy. Abasani bari kuri album bose muzababona. This is a special announcement, as I told you, man. Muzababona abasani bazaba bahari. Hari n'abandi bazaza kunshyigikira tutararirimbana bakomeye hano mu gihugu cya Uganda. Hari n'abazava mu Rwanda, by the way. Nawe uzabe umwe muri bo. Ushobora noneho kugura album yacu. Ubu wayigura. Ushaka kuvuga uti ndayigura amadolari 100, ndayigura amadolari 1000, ndayigura amadolari 2000, ndayigura 10,000, ndayigure. Ariko ko nabonye abantu batanga 10,000, miliyoni 10 muri album listening mu Rwanda. Ubwo hazabura representative, habura umuntu mu Rwanda muri showbiz uva mu Rwanda akaza muri album listening party yanjye, akaza wenda ntanabizi agahita yitanga nka miliyoni 20 z'amanyarwanda live aho ngaho hano Nomad mu Bagande. Wagwan, Diddy man, you're most welcome my brother, you're most welcome. Umuntu witwa Diddy man, DJ Diddy man, big up on yourself. Ati nzaba mpari, n'abandi mwese nzaza hano mbatumire, n'abandi mwese kandi uretse mva ngo nzaza, muratumiwe man, muratumiwe. Ni hano Kansanga tariki 29 z'ukwezi kwa 9. hazaba ari kuwa kangahe? Mwumva ukuntu noneho Yago Pandem aba yabigenje. Hazaba ari social Monday, hazaba ari kuwa mbere. Wakubise show kuwa 5, kuwa 6 wanyweye bana hangover, Sunday waryamye, Monday akabaraga kubita mu mavi. Nzaba kubita mu mavi none uwo munsi. Uwo munsi ni uwo munsi tariki 29 n'umunsi wanjye men, n'umunsi wanjye muri Uganda. Abanyarwanda, inshuti zanjye, inshuti z'u Rwanda, abantu muzi mukurikirana umuziki wanjye, abantu mukunda programs za Yago TV show, abantu mukunda ibikorwa byanjye muri rusange, uwo munsi munyemerere uzaba umunsi wanjye. Whenever you see me, umbonye kuri uwo munsi uzampobere, muzampindabyo, muzambwira amagambo meza. Yo, big energy man, big energy. Bovari nzayigura ngewe ntugire ikibazo. Bovari ngazagura table, big energy. Abantu baguza amatebo, batangiye kugura amatebo, sinzi uvuze ngo ari gusabiriza. Yala, none se gusaba ni icyaha? Ariko kuki mwabaye heartless ku buryo niko. Rero abantu mwese muri Uganda, abanyarwanda mwese muri Kampala, abanyarwanda mwena abaliye mu Kampala, abaliye Mbarara mwena batumide mujye mu supporting. Tugenda kikubira Nomad 29th of September. Mwana tugenda bayimbira live, tugenda bayimbira. So abantu mwese mushaka kugura album yanjye, ngiye kubategurira exclusive live, dukore na artwork. Ni live izabarizwamo ibibazo byose abantu bashaka kubaza, hanyuma hakanabaho noneho kugira gute kugura album mu buryo bwa online. Hari abayumvise, hari umuntu mbonye wanditse ati agomba kuba ubwo buryo. So abantu mwese mwifuza kugura album yanjye mu buryo bwa online, ngiye gushyiraho uburyo. Mu minsi iri imbere turabagenera uburyo mushobora kugura album mu buryo bwa online. Hanyuma irindi tangazo, muzaze dushyigikire Omega tariki 19 ejo bundi live. I'll be performing live Lugogo Cricket Oval. Ikindi good news, 50 byamaze kudustreaminga birenga kuri Audiomack. Mukomeze mugeze mu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 miliyoni streams. Nibyo dushaka kuri Apple Music, kuri Spotify no kuri Audiomack n'ahandi hose. Aba big energy ndabizi ko mubishoboye, mugende mubikore. Big energy. Hanyuma yo umuntu witwa Palaso
reka mushimire. Maximum respect, the Saka free boss aka Palaso. Big energy brother. Palaso yapostinze cyangwa se yasharinze bimwe mu bikorwa byanjye, mugene muri kuri story ya Instagram. Uyu ni umusani munini, y'umusani munini yagusharinze, hari umugisha wundi ubona. So Palaso, big up on yourself, maximum respect. N'abahanzi babaganda hano bagerageza kunshyigikira, Kinyarwanda baracyumva. Abahanzi babaganda bagerageza kunshyigikira muri kariyeri yanjye, bagerageza gushyira itafari ku muziki wanjye. Mukama bawo mukisamwana, mwebalire dala, mbatumide. Big up on yourself, Levixon one time. Ariko ubundi Levixon ntago ari hano ngaza tubwira ukuntu yavuze Ikinyarwanda cyacu nabi. Abantu banga abo ku TikTok muriyo. Iwe Levixon ngutumide. Levixon aliwa. Levixon azana avuga ukuntu yavuze Ikinyarwanda, ariko Levixon kubera iki wansebeje Levixon nakwigishije Ikinyarwanda. Levixon rubyogo. Ariko Levixon mukozi w'Imana, kubera iki wakoze biriya bintu? Levixon? Kubera iki mushumba? Kubera iki wakoze biriya? Why? Kuki wasomye kuriya? Abantu bo kuri TikTok ko mbona nta mawadi murimo gutanga byagenze gute? Album tugiye kubategura uburyo bwo kuzagura album, abantu bo kuri TikTok, abantu bo kuri Instagram, abantu bo kuri Twitter. Kubera ko hari abantu benshi banyandikiye inbox bambwira ko tugomba kubashyiraho uburyo bashobora kugira gute kugura album yanjye ya kabiri Yago Live 2. Ariko meanwhile mu gihe mutarayigura cyangwa mutarabasha kubona uburyo bwo kuyigura, mugende mukore stream. Ubu ngubu we are celebrating 50,000 streams on Audiomack, number 5 trending album on Audiomack. We are celebrating 40 something on